kubakaho buryo utinda kumva icyo baguhana ngewe barambwiraga ati genda uzabona se nkapinga nyine kuko nanjye ndi ndogo numva babikubwiraga ryari nyine nese sozi hari umuntu utambuka mu abantu baca mu nzira ari babiri batandukanye hari ucaho agahabwa induru ariko hari n'ucaho agahabwa impundu ngewe rero bamvugirizaga induru ariko none wa wundi watambutse bamuha impundu nanjye navuga ati se n'iki bubahiro uriya muntu kugira nanjye nisanure menye amakosa yanjye nkahita ndeba wa wundi bashima ariko noneho ngiye nahigaga amakuru kugira ngeze kuri wa wundi noneho bashima nkareba ikosa rye nta muntu utajya ugira intege nkeya n'uyu n'umwe. Ngo hayi ikaze ku Bugingo bw'Ijuru TV, ni amakuru agezweho, documentary igezweho ku Bugingo bw'Ijuru TV. Ukireba iyi video uyu muntu uramuzi, uyu muntu uramubonye, nimba ukoresha imbuga nkoranyambaga nka TikTok, YouTube, Instagram, uyu muntu wigeze kumubonaho. Amarangamutima bitewe n'ibyo avuga yarazamutse, ndetse biba ngombwa ko bamwe babipostinga ku masitati yabo. Ubundi uyu muntu ninde? Ubundi uyu muntu akora iki? Ubu ngubu ari he? Yavutse ate? Nibyo ngiye kugusobanurira muri iyi video. Basha gukurikirana nanjye ku Bugingo bw'Ijuru TV ubashe kumenya amateka y'uyu muntu ndetse n'ubu ahari. Abantu benshi bakomeje kumwibazaho bitewe n'amagambo avuga. Bamwe yabakoze ku mutima, abandi barayumva bakumva ko harimo ibintu byiza cyane bifite umumaro. Ubasha gukurikira Ubugingo bw'Ijuru TV ubashe kumenya Kimangwema ni umuntu ki. Ikaze. Ubundi tudatinze, Kimangwema ni umuntu ki? Kimangwema ubu ngubu tuvugana izi saha ari muri Canada, ariko ku myaka ye mike cyane yahuye n'ibizazane bitandukanye bituma wumva mu gihe ari kuvuga avugana slang. Ubundi zino video ziri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok, YouTube na Instagram zimaze imyaka 4 zisohotse. Ntabwo ari iby'ubu ngubu, ahubwo zimaze imyaka 4 zisohotse, ariko kubera amagambo yavuze ubu ngubu bari gukora ku mitima ya benshi. Ubundi Kimangwema ku myaka ye 17, 2014 yajyanwe mu igororero bitewe n'uko yabakoreye ku muhanda, kandi aragaruka 2017 nanone asubirayo. Ku bw'amahirwe aragaruka, ariko ibintu yigiye mu igororero nibyo byatumye ahinduka, bituma ahura n'abantu b'umumaro bamugirira neza. Muri 2006 ubwo yarakiri mutoya cyane niho yagiye ku muhanda, bituma akurira ku muhanda ahantu habi, ndetse bituma akomeza ubuzima bukakaye cyane bumubaho. 2007 akiri mutoya cyane yacuruzaga envelope. Izi envelope mvuga ni za zindi zasimburaga amashashi, kuko ayo mashashi bari yaciye. Ku myaka mikeya cyane 2007 yakoraga envelope. Ubwo bigeze 2014 ajyanwa mu igororero, ndetse na 2017 arongera asubirayo. Ubwo yari avuye mu igororero 2017 yinjiye mu itsinda ryitwa Mind Lips. Mind Lips yaramufashije cyane kuko yamutoje ibintu byiza, discipline ndetse no kwiyitaho, imwigisha kubyina ndetse n'ibindi. Iryo tsinda rishimira cyane kuko ryamufashije na n'ubu ngubu niryo ryatumye agera ahageze. Ubwo yari ari mu itsinda rya Mind Lips niwe wamwigishije kuvuga Icyongereza, kuko niwumva amagambo ari kuvuga. Na n'ubu ahari muri Canada byamufashije kugira ngo amenye Icyongereza. Ni umugabo witwa Mastliba. Mu bwana bwe ubwo yari amaze gufungurwa ku myaka mike cyane 2017, akimara gufungurwa intego yari afite yari iyo gucuruza, kuko yahigiye imyuga zitandukanye. Aravuga ati igihe nzabona urushoro icyo gihe nzacuruza. Ariko ubu ngubu abayeho neza muri Canada, ariko ubu ngubu ntakiri mu Rwanda, ari muri Canada. Twese abantu benshi bibazaga uyu muntu ninde. Ndazi kubashije gusobanukirwa
uyu muntu mu gihe yari afite imyaka mike cyane 2018, mu gihe yari afite imyaka mike cyane 2013 yakoreshaga ibinini bituma ata ubwenge, bigeze aho 2014 ajyana mu igororero. Ku myaka y'16 2013 yakoreshaga ibinini bituma ata ubwenge. Ibyo ngibyo nibyo byamuteye 2014 kujya muri gereza. Uyu muntu bamwe bita Kimangwema ariko Shema anariwe Shema, uyu muntu bita Kimangwema anariwe Shema yaciye mu nzira zikakaye za mayibobo zo ku muhanda, ariko ibintu avuga bituma benshi bibakora ku mutima. Nuje kuri TikTok motivation hafi ya zose niwe wazikoze, ariko ubu ngubu ntakiri mu Rwanda, ari mu gihugu cya Canada. Ese yisanze muri Canada ute? Ubwo yari afite imyaka 18, ubwo yinjiraga muri rya tsinda ryitwa Mind Dips, niryo ryamufashije kugira ngo agere mu gihugu cya Canada, ndetse n'ubu ngubu ari habayeho neza. Ndetse ubu ngubu abantu benshi bari bashaka amakuru ye.